ariko niba Bulldog yarashyize baro hasi mwana sibyo yego ari ubu ngubu uhedinze abandi akaba asigaye ari Loki gutya akaba asigaye Loki gutya mani wowe urinde mani wowe nta na hito wari wadukubita ngo tuvuge ngo ibyo bintu wenda ngo warandaduke urasari usibye kugendera ku ari muri waki yes yake ko yisheshe Kevin bakagera gusaba kugira ngo nyine abone akazina hari indirimbo yashizuzi yadukubita nyine tumwibukira ati niyo yaba atakiririmba indirimbo njye sinanamwibuka namubonye noneho biriya biboro byo kujya vuga ngo uzajya birane wa mujinya gushirira umurizo bro nose ubwo urambwira ngo yajya Canada gakora ikidumba Dumba nawe ni ikirara ntabwo wazi umubwirizo ball ahubwo ari ukuntu bavugaga bo badumba uruvuga ngo uramu baby ngarongowe ngo ni muntu ngo wingegera nyine ngo wikirara tu niko babivuga niyo mpamvu ndumva ari naho beef yahiye yes noneho ahubwo aho kugira ngo buriya ikintu kiba kiruta ibindi bintu mwana no kwicecekera ikibazo cy'abantu bakunda guhangana icyo abantu bakunda ihangana noneho ibaze kuba abantu bavuze ko nyine umwana arongowe ni umuntu wingegera udafite discipline wo ugahita uzuka bikonfirma kuko ari byo mwitangaza makuru ko nta discipline ko ntayo ufite kuko nyine sibirutwa no kwicecekera ako kavito ahubwo nura mukobwa nuko atazahanze ngo abivuge niba yabonye kiriya kiganiro yavuze ashobora kuba yikanzemo nuko nyine abakobwa bo bakiyemeje ahantu abona hari ikintu yakemera akanahagwa naho ubundi Shizo ameze nk'umuntu wakumfirimye ibyo bavugaga ibyavugwaga na Dumba na Gasuku ni Dumba na Gasuku babivugaga yameze nk'umuntu wabikonfirye ko uzi kwa muntu burya umutazi kwihangana se wa mugani wa muntu ni nimbobo nega diaspora twagiye muri Amerika buciye mu buryo bwa gihunzi mari nakubwiye ko nyine ntagara abasirimu bro ntagara abasirimu abona duceragatiza kuduhabya naga Kigali duhaba urumva nta kintu na kimwe waza nta kintu na kimwe Kigali tutarabona wadukangisha na kimwe bano bana bahuye n'abanagera bafite amafaranga barenza yanyu bahura n'abajema nta kintu na kimwe Kejeri wakangisha abantu nujuza ukumva wenda ushaka kugurira abantu bagurire n'ubari cyane abapovotse ubikore Loki kuza wigize ngo wabyinje ngura mu diaspora nguje kuduhabya sha Kigali nawe reba Kigali we are elevate nago wabivamo turi kuyindi level kabisa Kigali kuza kuvuga ngo waje kuduhabisha amafaranga nago bikunda muhumuke ni ugiza ni Kigali ugiza wikandajya gize ugasanga ari wowe daji tabesha se oya nago beshi ushobora kugera Kigali uzingura mu diaspora kudukanga oya daje bwa mbere bwanagaragaye kuba mwanicanye bro abantu bamanukanye bikabirangiye umwe apfuye undi agiye kumara ubuzima bwe muri gereza hari ubudage burenze ubwo rero niba nawe watekeza kuzaza Kigali nguje guhabyangugira ngo abantu bakurespectinge nibidakunda birangira utwaye ubuzima bw'umuntu shumi yanjye naga Kigali so boro zikora nta kintu kidukanga nyine no buturage biraye boro no buturage nta n'umuntu mu diaspora uba mu bantu bafite mind yagutse ariko tubikeka waza gukora shinga ziriya kabisa irani zero nundi muntu babaje rega Kigali bazi ko tugiye ngo kubafata nk'ibimana wapi ibyo bintu twarabitambutse Shizo uzaza Kigali uri mu diaspora uzinguze kuduhabya usanga uri idaji Shizo nawe ikintu namubwira urumva dora rubatse urumva ashatse Kanyamarara urumva arubatse ashatse umunyarwanda niyitware neza nyine ashatse na mwana mwiza baranuze uri mwana n'umwana mwiza aritonda nagiye kumusaza kabisa naho ibintu bya Dumba nago wabivamo shumi yanjye twahoze tubona nyine iby'amafoto y'aba Nyambo n'ababwiza bavuga ngo bagiye kumushyigikira ari gutera ivi ibyo byabihakanya aravuga kandi yari ari kumwe nabo man yahoze simbazi ziniye ikintu kiba cyaba hari nk'akantu kaba barapfuye ukuntu agahita biraye boro ntago ari bwo busitari man uzo ugiye kubwira abantu ngo naguze ibwiza byo guteza ubundi ni bamwambariye no mu bukwe ntago byo bukwe bwabo nigeze mbikurikira ahubwo umva yo wifashe ukavuga ngo naguze ngo bwiza uri muri showbiz uri nawe uri umuhanzi ukabuzi nyine muri no industry ingana gutya uretse tubona ko rubwiyemezi yatubona ntago twatuka kutamuzi showbiz burimo ni showbiz nyabakeye utaza abantu bayirani ahubwo ntago wakabaye nayirima ahubwo ni butazi bwiza bivuze ko ahubwo ari we muntu kuba utaza abo bantu we na showbiz ntago industry ntago urayigeramo Kafuru rero ikintu cyahuzaga ruriya rupfu na showbiz nuko nyine uwo bavuga ko bapfuye ari umuntu ukomeye muri showbiz Muyango akubyo bintu uwo Muyango nawe uherutse gutangaza yuko
yazinutswe cyangwa se ibintu by'abagabo bitakimushishikaje. Akantu nawe ni akadepresiyo, buriya hari ibintu uba utagomba kujya kuvuga, hari ibintu uba ugomba kwigumanira bro. Buriya abantu yari yimereye nyine abantu yaje atabivugaho ntibamenye icyo atekereza. Rero yari yabashoboye sibyo kwerekanaga ko nta kintu bimubwiye nashi, ariko hari ubukomfirimya yuko utangiye kugira iki kwicuza. Yes, rero nawe sinabishimye, urumva sinabishimye. Ubu ngo ikintu yitayeho gusa ikintu buriya ibintu by'abagore n'abagabo ushobora kuzashiduka ejo mu yango nakimenye wongeye basubiranye ibyo bintu byo no kubitindaho sha wapi nta ibintu by'abagore n'abagabo ntago abantu bahuye bagateretana bagakurana mu makariso bakajya naho batangira bakabyara bakora na mariage. Abo bantu ntuzakine nabo mwana. What's up people, this is Open TV. Once again, my name is Pati. It's your boy Rush, aka Kafuruz, man of God. Open TV back again. Salute kuri wakoze subscribe. Salute wowe ukomeza kudupushinga. Mukomeze mukore share na like ubundi twikomereze. Rush boy Kafuru uzobereye mu bintu bya showbiz. Iryo kamba barariguhaye. Ariko rero none muri iyi minsi ntago tukiri muri showbiz gusa, twageze mu rupfu. Mambo kwish no kuvuga ngo muri Green Lounge hagaragaye umurambo, hagaragaye kwicana, hagaragaye ntago tujya kuvuga ngo n'uyu wishe undi kubera ko ngibyo biba bikiri mu iperereza, kandi ngiyo buriya bikiri mu iperereza ngo niyo waba wamwishe gutya ngo bakureba ngo wowe icyaha baba bakigukeka. Iyo filozofi sha irancanga iranyobera. Rero agundi ubwo niko byestaye. Rero hari aba diaspora urumva ngo baje kwinywera n'akantu hariya muri Green Lounge ngo birangira umwe hataye ubuzima, ngo umwe yivugana undi. Iyo nkuru wayumvise? Ayumvise nabikurikiye kabisa. Nabikubi nubwo bidashimisha, ariko ikintu cyanshimishije nuko nyine atari abajene be Kigali mwana, sibyo? Kuko ntago nibaza umujene w'Ikigali afite umurengo ungana kuriya. Naho biraba, ariko nyine mu tubari tw'Ikigali akenshi hakunda kubonekamo imirwano isanzwe, ariko ntabwo nibaza ko ari umujene afite umurengo ungana kuriya ukumva yagonga mugenzi we ngo hari ikintu bapfuye. Nicyo kintu nyine ngiye nishimiye ko yari kuba ari isura mbi kuri no nshuro kabisa. Yabareba jama b'i Kigali basanzwe bari Kigali barabaniga bo mani kubera ko bari hera nkeka kari n'umurengwe bro. Boss sinzi ibyo ari byose naringiye kuvuga ati baramutse ari Kigali nyine dari kuba ari bibi cyane kweri turi kwibaza itabi bamwe. Urumva ejo bundi toxique bigenze kuriya agahita hagaragara undi muntu nanone aho kuba byari kuba bisa nabi cyane nyine rubyiruko twari kuba turi sinzi ikintu kuri no nshobora twari gusobanura pe. No kuvuga ngo bariya reka tuvuga ati ni imico bibya handi hantu kubera ko sinzi bari abajane ikintu nabonye cyo reka nzabaganirize tutatangira n'ikiganiro kwanza inyinjiza mu wabonye iki. Njyewe amakuru numvise ngo bafite amagroupe ya WhatsApp ngo habamo nk'abantu ngo bavuye mu nkambi z'impunzi. Yego abantu umuntu bintu babaze ntanyumve nabi anyihanganire kabisa. Je birayiboro byo mu mpunzi by'abari abantu bajya hanze nigeze kubijyamo muri Uganda ahantu bita muri Cyangwari ni muri Buoro Kingdom kuva Kampala ujyayo ni amasaha 9. Urumva nyine nanjye nashaka ni kuva hano ujya nk'irusizi konyeruka garuka ni kure cyane. Noneho nyine nge aho hantu nagiye ndi gushaka bira byangombwa by'abakongomani kugira ngo nanjye nigire ndi gushaka profita kugira ngo nigire hanze, ariko ntibyamira n'amafaranga najyanye yarariwe. So rero urumva hari abajene bajya kubita igita gutyo ariko basanzwe ari abanyamugi urumva bakabibona. None n'abajama bo b'impunzi za nyazo banavukiye muri izo nkambi urumva atari civilize atarigeze abaza nko mu mugi gutya urumva nta busirima afite. Noneho ugasanga kubera ko hariya nyine biriya bintu byo mu nkambi batwara buri wese ntabwo bareba ngo warize ntabwo igihe cyawe cyo kugenda geze barakujyana. So rero hari abajene muri bariya bagenda ari ba bantu nyine yakuriye mu nkambi agize gute mwana ubuzima bwo mu nkambi ntuzabwumve ngo ugire ngo n'ubuzima bro nyine nago ni haso urumva. Noneho ibaze gufata umuntu nguwo wakuriye muri iyo life agatayisanga ari muri Amerika ari gukora ku madolari nyine amafaranga aruta yandi agaciro ku isi. Noneho aba bakoboye iyo bageze hariya urumva
bakorera ibiceri ariko hariya nyine aguma ari hasi tu. Igihe cyo kwigaragariza ko yabonye ibiceri ni ukuba yagaruka akaza nk'i Kigali akabipendinga. Ibiceri bicyo afite hariya i Kigali aba ari menshi. Urumva ikintu bagira cyo kwigaragaza ni ukuba yaza i Kigali agakora iki nyine nawe akabona umwanya wo kugira abantu yiyemeraho ko yabonye amafaranga yagize ko muri Amerika ntibyakunda. Mbese arayavunjisha ikofi turi. Niba wibuka neza nabwo uyu mutipe yavukiye mu nkambi nta hantu yigeze tuvuga ko mu nkambi bariga ashobora kuba yaranize. Okay, nta hantu hasirimutse yigeze ajya. Yarinze ajya hariya ararawunda aho ngo mu nkambi. So rero mu kugira hariya rero iyo bamaze gusirimuka bamaze kuba abantu bahatari uri kumva nyine nabyita nko gukira ubuheri. Sorry nyine okay ubyumva ukabyumva ronka baushi urumva nabyita nko gukira ubuheri. Noneho iyo ari ukuntu babarereye bakabona imbuga intanga bakabona iki kandi muri Amerika ntawe nyine ntawe abari bukange. Mane hari ibintu nyine bikubaho umugani urumva wowe utabitekerezaga ko byanakubaho. Nibyo bintu biba byarabaye kuri bari abatipe. Ko numvisha nyine ko ari abashobora kuba ari abantu bagiye muri Amerika muri ubwo buryo ibiganiro nagiye numva byakozwe. Urumva barabaniga rero nyine ubwo aragenda bati umunsi nzabona amafaranga sibyo nari nzahita ngenda nzajya kura cya Muyango uri kumva ndabizi niba afite igitabo cyanjye cy'idolari muri Amerika hari mu Kigali nzameze neza. Urumva abantu bari kubeshyira Muyango ko ashobora kuba ngari we ngo bapfuye ngo harimo namumvisha avuga ko ngo yigeze kuza kwicara kuri table ngo baserera. Urumva abajenero ngo nyine ubwo sinzi ngo ikintu bapfuye umuniga nyine ari ukuntu babivugisha na bya byongereza bigize amagenge urumva kandi ibyo bintu ntabwo bikidufata bra hari kera mwana hari kera ntabwo ngo iyo niga ubu ngubu umuntu yava muri Amerika cyo koza ariko gutamushora guheza ariko niyo yakuzanye ubukozo mpo wabibonye ukamwereka. Urumva ngo babaye nk'abatongana kumwe nyine umujene mwajyana bifunga banarwana none niga yapfuye afite n'agategeko kurushiriya yamwishe. Basanga ariko nyine byane kumwe mukabari ushobora guserera bisanzwe sinzi niba hari ikindi kintu bapfaga iyo ngiyo. Umuniga ngo yagiye nyina nk'umuvati nubwo dusereka mufate mujyane mu modoka barimo mabonsa ataza kumwiyongoza. Urumva umujene era imfura afite umutima mwiza. Mutipe ngo agihinda ikintu ga isaxeri bimukubise mari biramugonze bro. Imubuza n'ibikora. Ari bavuga ko yanangiye akamusubira mwana. Ubwa mbere ntiyayisapfa ngo yaramusubira. Man icyo tabi ni bwoko kinone. Urumva ikintu kiba cyabaye kuri aba bajene ni kwa kutiyakira mana akabona ibintu kumva nyine ntibibaho urumva. Cyangwa se akaba yaje Kigali azi ko hari respect abantu bari bumuhe agasanga abanyakigali nabo bari kwishaza. Nitabenya munini niba nari. Nitabe nari. Yo office. Yo. Mungu murangira. Fisi we. Allo, umva se? Tambika kano kaganda nyine ko mukaje vuba wazi se? Ko kumiga. Nyine rose ubwo niba utaraza uri ku. Nuhaguruka nyine uhita utubwira. Nuhaguruka bari kuduhamagara ugiye guhaguruka. Sawa. Urumva umubire ashaka kuba yarazi ko Kigali ajya rufata nk'umwami n'iki n'icyo akumva ko ibyana byose ari buyobore agasanga none n'ukuntu burara akunda abakobwa bateye abantu batazi ko byagenda kose imibare myinshi rugaragaza ko bashaka kuba ari nk'umukobwa bapfuye tutaramenye wari ariko ukuri kuraza kujya hanze. Burara abakobwa nabo hari ukuntu ushaka kuba ufite amafaranga pe ariko bitewe n'ukuntu uri kuyatingamo abakobwa bakaguca amazi bakikunda umujama uri loki. Urumva none umuniga wenda kuri arabaryama banakugurira abajama banakugurira bayagucyuriramo bakuvugira yigize wa danger ashaka ngo umufate nk'umwami. Uriya muniga ngo niko bibore Kigali ntago bikora. Uriya muniga ngo niko yabishakaga rero yumvaga ashaka kubyimba club yose ayiterura akicara kuri table kandi no za Green Lounge urumva kuva ku ntebe akicara za Green Lounge habarimo abakapo benshi bafite amafaranga barimo basire bari amafaranga udashobora kuza ari abajama suko tuvuga rero barafite inote nyinshi za danje ari abajama natwaje gusanga ko nta nyine amafaranga afite hari abaraza bakadukangisha n'abari menshi ariko ntago ari ibya danje hano harimo abasore nabo none abana bo mu bakirebo baba batakoze n'uturimo tw'amaboko udashobora baba barimo hari udashobora guhangana nabo man rero uwo muniga bashobora ngo iki ngo ari ikintu batumvikanye ariko kijyanye n'umukobwa. Umuniga abona nyine nkaho bamusuzuguye agira umutima urumva ko Satani ari umugome wishe mugenzi wawe nawe ubuzima bwawe burangije ubuze muri Amerika azasubirayo ubu ngubu yaragiye kwisanga ari hehe. Ikintu gihari hari inkuru yakurikiranye n'ibyo ngibyo urumva inkuru y'umutipe uherutse gukora ubukwe bita Shizo
Yes, Shizo. Urumva aherutse gukora ubukwe ndumva nta byumweru 2 birashira. Urumva uwo mutipe ari ku isibo ari mu kiganiro. Hari ibintu Dumba nyine hari ukuntu Dumba abantu bo ku mbuga ni bimwe twavugaga yije ku mbuga utazihanganira ibibora abantu bakuvugaho nyine. Urumva urahasebera nyine reactinga badi kandi ugasanga wabaye nk'ikigoryi. Rero Shizo we yavuze uti Dumba nyine kuri ya Dumba ajya muserereza rimwe na rimwe nyine kandi Dumba nari umutima mubi uri mu mwana. Hagiye Dumba avuga ati Kafuru wa kigoryewe ukagwa muri wese kandi naroho mbi birimo anashaka no kutwikira boro nyine zawe tu. Urumva rero ubwo Shizo we yabyegereje umutima aravuga uti hari ya boro muri Canada abari twebwe tunambukira ubuntu nta visa bidusaba. Urumva bamwe akavuga ati umuntu yaza akakwica kongera akisubira muri Amerika. Na Dumba ko naga yavuze muri ubwo buryo nyine ariko nyine okay kwenda yamusanga akamukubita yamusanga gusanga kamwemeza. Urumva yego urumva Dumba byamusubije wabibonye yabwiye nyine ibintu byinshi tuzaza mu ana location nyine sako Dumba na warururara. Urumva ibi bintu byo kubona umuntu umaze gukora ubukwe nyine umuntu nyine nka Shizo nyine ubundi wafatwaga nk'umuntu uri seriye nyine bya danger. Urumva ubuseriye bwe ntago tubukuye ariko nyine ibintu yavuze hari akantu gato biba byagabanyije kuntu umuntu aba yamwumva gato. Urumva icyo kintu wakivuga iki aya magambo bari guterana yewe ikintu nabivugaho. Urumva abantu bose biyumvamo ngo ibintu ngo bya rap bimo bintu ngo by'ubugangisa ngo bya danger. Urumva sometimes ukaba wanakotora nyine ucyawuka bikamanura respect yawe ngo ugize nyine ngo genge ngo nuko nguri umuraperi man. Ako niba Bulldog yarashyize baro hasi mwana sibyo yego ari ubu ngubu uhedinza abandi akaba asigaye ari loki gutya akaba asigaye loki gutya mani wowe urinde mani wowe nta hito wari wadukubita ngo tuvuge ngo ibyo bintu wenda ngo warandaduke urasari usibye kugendera ku ari muri waki yes yake yuko yisheshe Kevin bakagera gusaba kugira ngo nyine abona akazina. Hari indirimbo ya Shizo yadukubita nyine tumwibukira ati niyo yaba atakiririmba indirimbo njye sinanamwibuka namubonye noneho biriya biboro byo kujya vuga ngo uzajya birane wa mujinya gushirira umurizo bro. Nose ubwo urambwira ngo yajya Canada gakora ikidumba ura afite nyine tuvuge wenda ko abaganga afite utwo duceri amafaranga afite nayo Kigali yo kuza gutwanga kintu muri Amerika nta muntu yakanga icyo kariho yaduhabya tu ariko nabwahabya abajene basanzwe ariko wambwira ngo yamusanga nyine ni kwa kwikomanga mu gatuza biraho bya fake ndahamya neza ko nta kintu kimwe yamugira. Urumva ni ukwibara yashakaga nyine maybe ariko ubwo abajene nagumenye bari mu itangazamakuru n'amakapitalight zimwerekereho nyine zamwerekeyeho nabi kuri Irani koto ahubwo bari abajene menye bari fite mikoro bari mu studio hari ukuntu gufokasinga bigorana. Nabonye video ya Dumba n'ubundi bigikomeje ari kuvuga uti umuntu wese waba ufite amakuru kuri Shizo abe mabi abe meza abari koga cyangwa yanika umwenda ndayashaka. Nabambwira ko ubu sinakibaza ko Shizo yafunguye intambara yeruye ku muntu umurusha umunwa umurusha no gukurikiranwa. Okay Dumba nawe ni ikirara ntabwo wazi umubwirizo ball ahubwo ari ukuntu bavugaga bo badumba ruvuga ngo nguramu baby ngarongowe ngo ni muntu ngo wingegera nyine ngo wikirara tu niko babivuga. Niyo mpamvu ndumva ari naho beef yaheze. Noneho ubwo kugira ngo buriya ikintu kiba kiruta ibindi bintu mwana no kwicecekera ikibazo cy'abantu bakunda guhangana icyo abantu bakunda ihangana. Noneho ibaze kuba abantu bavuze ko nyine umwana arongowe n'umuntu wingegera udafite discipline wo ugahita uzuka bikonfirma kuko ari byo mwitangaza makuru ko nta discipline ko ntayo ufite kuko nyine sibirutwa no kwicecekera ako kafite nura mukobwa nuko atazahanze ngo abivuge niba yabonye kiriya kiganiro yavuze ashobora kuba yikanzemo nuko nyine abakobwa bo bakiyemeje ahantu abona hari ikintu yakemera kanahagwa naho ubundi Shizo ameze nk'umuntu wakumfirinye ibyo bavugaga ibyavugwaga na Dumba na Gasuku ni Dumba na Gasuku babivugaga ameze nk'umuntu wabikonfirine ko kwa muntu burya umutazi kwihangana se wa mugani wa muntu ni nimbobo nje niko mbibona tu kaze tubona nyine iby'amafoto y'aba Nyambo n'ababwiza bavuga ngo bagiye kumushyigikira ari gutera ivi ibyo byabihakanya aravuga kandi yari ari kumwe nabo man
yahoze simbazi izi ni ikintu kiba cyaba hari nk'akantu kaba barapfuye ukuntu agahita birayi boro ntago ari bwo busitari man ugiye kubwira abantu ngo naguze bwiza byo ubundi ni bamwambariye no mu bukwe ntago byo bukwe bwabo nigeze mbikurikira ahubwo umva yo wifashe ukavuga ngo naguze ngo bwiza uri muri showbiz uri nawe uri umuhanzi ukabuzi nyine muri no industry ingana gutya uretse tubona ko rubwiyemeze tubona ntago twatuka kutamuzi showbiz burimo ni showbiz nyabakegiye utaza abantu bayirani ahubwo nyine ntago akabayo nayirima ahubwo ni butazi bwiza bivuze ko ahubwo ari we muntu kuba utazi abo bantu we na showbiz ntago industry ntago urayigeramo Kafuru rero ikintu cyahuzaga ruriya rupfu na showbiz nuko nyine uwo bavuga ko bapfuye ari umuntu ukomeye muri showbiz Muyango uwo Muyango nawe uherutse gutangaza yuko yazinutswe cyangwa se ibintu by'abagabo bitakimushishikaje akantu nawe naka depression buri hari ibintu utagomba kujya kuvuga hari ibintu ugomba kwigumanira bro buri abantu yari yimereye nk'uko yashije atabivugaho ntibamenye icyo atekereza rero yari yabashoboye sibyo kuwerekanaga ko nta kintu bimubwiye nashi ariko hari ubukomfirimya yuko utangiye kugira iki kwicuza yes rero nawe sinabishimye urumva sinabishimye ubu ngo ikintu yitayeho gusa ikintu buriya ibintu by'abagore n'abagabo ushobora kuzashiduka ejo Muyango nakimenye bongeye basubiranye ibyo bintu byo no kubitindaho sha wapi nta ibintu by'abagore n'abagabo ntago abantu bahuye bagateretana bagakurana mu makariso bakajya naho batangira bakabyara bakora na mariage abo bantu ntuzakine nabo mwana no kuvuga uti rero abo bose bazengurukaga kuri Muyango urumva oya Muyango kwera Muyango kugeza aho ubwo umwe yishundi Muyango niwe topic muri no minsi Muyango ko nyine mu bakobwa yewana bari mu bihe byabo ariko nanone Green Lounge bakayishinja urumva ikintu cyuko security yabo nushaka wiyahure bro urumva ikintu cyuko security yaho atari nziza urumva Green Lounge bashinja yuko security yaho nyine nagikomeye kabisa hari ikindi kintu kigize kihabera se ki oya Green Lounge ngo nyine basanze bahasererera mani nuko haba hapfuye umuntu mani ariko wibaza ahantu nyine hapfira umuntu aho nose igihe bateraniye amacupa kuki aribwo noneho habonetse hano akabari Lounge itaramara n'imyaka 5 hari imyaka 5 Green Lounge ifite ibyo bintu ntago nabyemeranya nawe kubera yuko na perfect time ibaho yo kugira ngo ikintu kibi ikintu yo gishatse nyine kirabatu bitagendeye ngo byatangiye ubu nyine biba bibaye ntago busa wavuga ngo kubera ikingo nandi ubwo nyine nicyo gihe birabaye ni nkuko umuntu agera igihe agapfa cyangwa ukagera hano ukaba stararuka urumva ngo se uzavuga ngo ukingo nta stari hararugo biba byabaye nyine biba bibaye ni gutya ntago ari umwe ariko Green Lounge urumva nuko nyine kwa kundi ikintu kibaye aho kibereye nyine ni gutyo tu hari abantu basigaye bavuga muri iki gihe ugira inama ikintu kuko nawe ubukirimo urumva niba ugiye kugira inama umuhanzi ugomba nawe ngo kuba uri umuhanzi barabidekaraye niba ugiye kugira inama umunyamakuru ugomba uba uri umunyamakuru ubwo rero turagira inama aba diaspora gute tutari aba diaspora ngiye kukubwira ngaba diaspora rero bagaruka nyine bazanye zishi gutya urumva baje nyine bibyimbije bagize abadanje muri Kigali ngiye kukubwira ati tubaraburi turagira inama ntoya urumva nipfu turatuniga diaspora nyine twagiye muri Amerika buciye mu buryo bwa gihunzi mari nakubwiye ko nyine ntago ari abasirimu bro ntago ari abasirimu abona duceragatiza kuduhabya ntago Kigali duhaba urumva nta kintu na kimwe waza nta kintu na kimwe Kigali tutarabona wadukangisha na kimwe bano bana bahuye n'abanagera bafite amafaranga barenza yanyu bahura n'abajema nta kintu na kimwe Kejeri wakangisha abantu nujuza ukumva wenda ushaka kugurira abantu bagurire n'ubari cyane abapovotsi ubikore loki kuza wigize ngo wabyinje gura mu diaspora nguje kuduhabya sha Kigali nawe reba Kigali we are elevate nago wabivamo turi kuyindi level kabisa Kigali kuza kuvuga ngo waje kuduhabisha amafaranga nago bikunda muhumuke ni ugiza ni Kigali ugiza wikandajya regiza ugasanga ari wowe daji
Tabesha se oya ntago beshi ushobora kugera i Kigali uzingura umudiaspora kudukanga ubudage bwa mbere bwanagaragaye kuba mwanicanye bro abantu bamanukanye bikaba birangiye umwe apfuye undi agiye kumara ubuzima bwe muri gereza hari ubudage burenze ubwo rero niba nawe watekereza kuzaza i Kigali nguje guhabyangugira ngo abantu bakurespectinge nibidakunda birangira utwaye ubuzima bw'umuntu shumi yanjye ntago i Kigali so boro zikora nta kintu kidukanga nyine n'ubuturage biraye boro n'ubuturage nta n'umuntu mu diaspora uba mu bantu bafite mind yagutse ariko tubikeka waza gukora shinga ziriya kabisa ira ni zero n'undi muntu babaje i Kigali bazi ko tugiye ngo kubafata nk'ibimana wapi ibyo bintu twarabitambutse wowe uzaza i Kigali uri mu diaspora uzinguze kuduhabya usanga uri idage shizo nawe ikintu namubwira urumva dora rubatse urumva ashatse Kanyamarara urumva arubatse ashatse umunyarwanda niyitware neza nyine ashatse na mwana mwiza baranuze uri mwana n'umwana mwiza aritonda nagiye kumusaza kabisa naho ibintu bya Dumba nago wabivamo shumi yanjye twasoza It's your boy Rush aka Kafuru. This is Open TV. Shout out to subscribe dukomeza tubaha